ibyasamutwe kandi ntabwo ari byo duhimba. Oya nuko bivuga tukabibwira abantu reka mbikore kanze ncomeke urumva ubuti ari mu bucuruzi bw'imbunda aya supply imbunda muri Kenya supply akorana n'Uburusiya akorana n'Abayisraeli supply ufite isoko ry'imbunda ya gisirikare na polisi muri Tanzania ni ibintu bihari by the way na iyo article hari urumva ikintu gihari kuba umukobwa wacu yabonye umubillionaire ni ikihe kibazo cyaba kibirimo aho kuvuga uti Johnny baje ukabitubwira ukatwemerera uyu mugabo ko afite imbaraga ikibazo cyaba gihari ni iki ese ko bivuga byo konzi kutahanyura ibyo ngibyo bikaza kumara iki ntabwo nyine twakora mu buryo batabona ko twabivuga Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Ngira ngo aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu mumeze neza. Nize ko nawe uri mu bice bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi muri rusange nawe umeze neza. Icyo nizeye kurusha ibindi nuko umugisha ineza urukundo n'imbabazi by'Uwiteka bikugeraho aho uherereye hose. Imana rero nikomeze iguhe umugisha. Imana nikomeze guhezagire. Icyo nagusaba gikomeye nuko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho nawe akugereho gatanu ku kandi akugereho mu by'ukuri yujuje ubuziranenge. Wakwibaza ngo uyu munsi tukuzaniye iki? Ni iyihe nkuru ihari uyu munsi? Wakwibaza ati ese byagenze bite? Ni inkuru y'umukobwa wacu Mutesi Jolly, aho mu by'ukuri biri kuvuga ko ari mu rukundo n'umusaza w'imyaka 53. Ese mu by'ukuri niki kiri kujya mbere? Ese ukuri kwishira inyuma y'ibi bikorwa biri gucicikanya ku mbuga nkoranyambaga? Njewe ndaje tuganire mbereke ibimenyetso cyase factor zigaragaza ko Mutesi Jolly ari mu rukundo koko na Saidi, ari mu rukundo na Rugumi Saidi. Uyu akaba ari umushoramari n'umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Tanzania. Nje icyo musaba ni ugukora subscribe hanyuma nje nkaza nkakuvira imuzi n'imuzingo w'uru rukundo rwa Mutesi Jolly ndetse na Rugumi Saidi, umushoramari ukomeye mu gihugu cya Tanzania, akaba n'umucuruzi wo ku rwego rwo hejuru, akaba n'umucuruzi w'imbunda wo ku rwego rwo hejuru. Uribaza tese ni iki ushingiraho uvuga ko bari mu rukundo? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mu by'ukuri mbikuvire muzingo, guha amakuru ya nyayo yimbitse, wumve koko ese ibyo bintu birahari. Uyu Rugumi Saidi ni umusaza w'imyaka 53 ukomoka mu gihugu cya Tanzania, akaba ari umucuruzi mpuzamahanga w'imbunda. Uyu musaza biri kuvugwa ko ari mu rukundo na Mutesi Jolly. Undi uyu musaza ni muntu ki? Umusaza mu by'ukuri ni muntu ki? Uyu musaza biri kuvugwa ko kumenyana kwe na Mutesi Jolly
byaba byaraturutse ku cyo nakwita nka pase mu mvugo z'urubyiruko rw'ubu, byaba byaraturutse kuri pase yahawe na nyakwigendera wahoze ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli, aho bivugwa ko bumvikanaga cyane ku rwego rwo hejuru, bikageraho amuha pase y'umunyarwandakazi mwiza Mutesi Jolly. Bivugwa ko urukundo rwabo nubwo rumenyekanye ubu ngubu, Mutesi Jolly na Lugumi Saidi bamaze igihe kitari munsi y'imyaka 4 baziranye, bari mu rukundo, baciringa kiriya kintu like a boyfriend and girlfriend. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza mu by'ukuri n'iki cyemeza ko Saidi, Lugumi na Mutesi Jolly bari mu rukundo. Ndabanza ngaruke ku cyo Mutesi Jolly yatangaje ku rukuta rwe cyangwa se ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X, aho yavuze ngo ese ubundi namutse nkundana nawe mwantwara iki cyangwa se mwangira iki. Ako nako kakaba ari akantu mu by'ukuri wumva gasa nkaho hari icyo gasobanura. Si icyo gusa, ndagaruka kuri iki kintu nawe ucyumve neza, umfashe iki kintu cyumve neza. Mutesi Jolly ari mu rukundo na Lugumi Saidi umurusha imyaka 25 bitewe n'impamvu zikurikira. 1. Lugumi Saidi akurikirwa n'abantu 223 ku rubuga rwe rwa X. 223 ibihumbi, byumve neza kandi nshaka kumva neza witonze. 223 bro, sister, iki kintu cyumva. Abo nibo bantu bakurikira Lugumi Saidi, ariko ndagira ngo uze kunyumvira umubare wabakurikira. Lugumi Saidi akurikirwa n'ibihumbi 223. Lugumi Saidi w'imyaka 53 iwe akurikira abantu 2 bonyine. Ako muri kumva icyo kintu bro? Muri kumva uremere bw'icyo kintu? None uze guhindukira wibaze, ese abo 2 ni bande? Kugira ngo wumve noneho icyo bita uburemere bw'urukundo. Buriya ngo urukundo ni nk'ikira, urukundo ni nk'ahantu batwitse, ni nko kudahisha umwotsi. Urukundo rurigaragaza. Uyu Saidi ukurikirwa n'ibihumbi 223, iwe akurikira abantu 2 bonyine. Bro, sisters, abantu 2 gusa ukurikirwa n'ibihumbi 223.
iki kintu kitakiguha ishusho y'icyo bita ukuri guhari. Uyu Rugumi akurikira abantu babiri, muri abo bantu babiri harimo uwo bita Mutesi Jolly. Urumva uburemere bw'iki? Urumva ikimenyetso simusiga. Akurikira abantu babiri bonyine barimo Mutesi Jolly n'uwo bita cyangwa se n'icyo bita tactical. N'icyo bita tactical defense. Tactical defense niwo bita Mutesi Jolly, nibo bantu babiri bonyine Lugumi Saidi akurikira. Ari cyo buri wese ashingiraho avuga ngo uru rukundo rurahari uko byagenda kose. Guta umuntu akurikirwa n'ibihumbi 223 yarangiza agakurikira abantu babiri bonyine barimo ikigo cya gisirikare cyitwa Tactical Defense ndetse n'undi muntu umwe witwa Mutesi Jolly. Means what? Bivuze iki? Bivuze ko uyu mugabo Lugumi Saidi akurikira umuntu umwe n'ikindi kigo kimwe. Yes, akurikira umuntu umwe Mutesi Jolly n'ikigo kimwe cya gisirikare cyitwa Tactical Defense. Iki ni ikimenyetso simusiga, ndakeka atari na ngombwa ko mvuga n'ibindi bigiye bitandukanye, tuzabigaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Ariko icyo ni ikimenyetso simusiga. Ukurikirwa n'ibihumbi 223 ugakurikira abantu babiri, muri abo babiri ni umuntu umwe kuko ikindi cyo ni ikigo rusange. Ugakurikira umuntu umwe, uwo muntu umwe kare bavuga ko muri mu rukundo. Ntekereza ko ntaho wahera mu by'ukuri uhakana cyangwa se ubica ku ruhande. So reka rero mbashimire, turakomeza tuhabere, dukomeze dufate amakuru, tubaza amakuru agiye atandukanye y'ikijya mbere muri uru rukundo rwabo. Ariko mu by'ukuri icyo kintu nawe cyanarize wumve uburyo ukurikirwa n'ibihumbi 223 ugakurikira abantu babiri barimo uwo bavuga ko muri mu rukundo. So nishimiye rero ko mumeze neza aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Nzi neza ko mumeze neza, ubuntu bw'Imana neza n'urukundo bikomeze bibasabagireho. Usabye kuri subscribe rero kugira ngo tujye turushaho kunogerezanya amakuru. Wifuza cyangwa se ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubundi buryo wumva wadufashamo kwagura ibikorwa byacu cyangwa se kwagura ibyo dukora cyangwa se kugira ibyo twongeramo kugira birusheho kubanogera, watwandikira muri comment ugasigamo contact zawe hanyuma tukazakuvugisha. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde umugisha. Usabye kuri subscribe, Imana ikongera amahirwe y'uburameno bugiye. Ciao ciao.